irahari, turarinzwe turarinzwe, Imana irahari, Imana irahari, turarinzwe turarinzwe, Imana irahari, turarinzwe nimuhumure, Imana irahari. haleluya, amen amen amen, haleluya, haleluya, amen amen. Imana yarakurengeye, vuga haleluya, Imana yaragutabaye, ikomera amashyi, turarinzwe turarinzwe, Imana irahari, Turarinzwe nimuhumure, Imana irahari, turarinzwe turarinzwe turarinzwe, Imana irahari, turarinzwe nimuhumure, Imana irahari, izatumara intimba izatumara intimba, niyo Mana, Imana irahari, turarinzwe nimuhumure, Imana irahari, turarinzwe turarinzwe, Imana irahari, turarinzwe nimuhumure, Imana irahari. Hallelujah. yego yego, haleluya. Iramubwira ijambo rikomeye cyane, iramubwira ngo ndi Imana ishobora byose, isezerano ryanjye rizasohora muri Sara. Haleluya, komera Imana amashyi hakabyara. Ndi Imana ishobora byose, ndi Imana ishobora byose, ni njyewe wabivuze kandi bizasohora, kandi bizasohora muri uriya wita umukecuru, ngenda ndabona ari inkumi. Bwana Yesu asifiwe. Bizasohora muri Sara. Aburahamu araceceka, ni nkaho kuvuga ngo ntacyo ndengejeho. Gukorera Imana mu bihe bigoye, n'igihe amajwi akubwira ngo byararangiye, Imana yo ibigikora. Haleluya. N'igihe hari amajwi akubwira ngo byararangiye, hari intumwa, kubera ko iyo tugeze mu bihe bikomeye, iyo tugeze mu bihe biruhije, iyo tugeze hahandi tuvuga ngo Mana ntabwo ugikora, Mana ntugishoboye, nibwo Satani atangira akaza akatwongora akatubwira ngo wahisemo nabi, waribeshye, wagize gute. Oya, ariko burya nutega amatwi neza uzumva Imana nayo ikivuga. Bwana Yesu asifiwe. Gukorera Imana no mu gihe y'amasezerano yawe atarasohora, ariko ukamenya ngo Imana yavuze iracyariho.
ibihamya byinshi bitwereka ko Uwiteka nkunda ufite ibihamya byinshi bitwereka ko Uwiteka twumva humura we komera witinya humura we komera witinya humura we komera witinya humura we komera witinya Uwiteka azaturuza ukuboko kwe kw'iburyo Uwiteka azaturamiza ukuboko kwe kw'iburyo humura we komera witinya humura we komera witinya Uwiteka azakuramiza ukuboko kwe kw'iburyo Uwiteka azakuramiza ukuboko kwe kw'iburyo intambara twahuye nazo hari n'iminsi mibi twananiwe gusinzira iryo joro mana twaraguhamagaye uratwumva mana we waraturengeye hari intambara twahuye nazo hari n'iminsi mibi twananiwe gusinzira iryo joro mana twaraguhamagaye uratwumva mana we waraturengeye turarinzwe n'imuhumure Imana irahari 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 turarinzwe Imana irahari turarinzwe n'imuhumure Imana irahari reka kugira ubwoba Imana irahari turarinzwe n'imuhumure Imana irahari reka kwiganyira Imana irahari turarinzwe n'imuhumure Imana irahari reka kurira Imana irahari turarinzwe n'imuhumure Imana irahari burira buraca niwe rutare twubatseho intwangabana niwe bugamo tugamyemo burira buraca niwe rutare twubatseho intwangabana niwe bugamo tugamyemo burira buraca niwe rutare twubatseho intwangabana yatubereye
dufata hari intambara twahuye nazo, hari n'iminsi mibi twananiwe gusinzira. Iryo joro mana twaraguhamagaye uratwumva, mana we waraturengeye. Hari intambara twahuye nazo, hari n'iminsi mibi twananiwe gusinzira. Iryo joro mana twaraguhamagaye uratwumva, mana we waraturengeye. Hari intambara twahuye nazo, hari n'iminsi mibi twananiwe gusinzira. Iryo joro mana twaraguhamagaye uratwumva, mana we waraturengeye. Turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. Turarinzwe Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. Turarinzwe Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. Turarinzwe Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. Reka kwiganyira, Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. Reka kurira, Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. Shira intimba, Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. Reka kugira ubwoba, Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. Turarinzwe Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. Turarinzwe Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. Turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. Reka kurira, Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. Reka kugira ubwoba, Imana irahari. Imana irahari. Reka kwiganyira, Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. izagutabara iyo mana, Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. iza kurengera iyo mana, Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. izagukiza, Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. turarinzwe Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. turarinzwe Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Mana we, Imana irahari. turarinzwe Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. nanjye yarantabaye iyo mana, Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. ukuri yarandengera, Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. nawe izakurengera iyo mana, Imana irahari. turarinzwe n'imuhumure, Imana irahari. ukuri izagutabara
amarira hanagura amarira Imana irahari izakurengera izakurengera iyo mana Imana irahari izagukiza n'urwara izakurengera nugira ibibazo Imana irahari izakurwanira urugamba Imana irahari reka kugira ubwoba reka kugira ubwoba Imana irahari turarinzwe turarinzwe Imana irahari turarinzwe turarinzwe Imana irahari turarinzwe turarinzwe Imana irahari izatumara amarira izatumara amarira Imana irahari iyo yakurengeye cya gihe Imana irahari turarinzwe turarinzwe Imana irahari turarinzwe turarinzwe Imana irahari haleluya amen 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 haleluya haleluya amen amen Imana yarakurengeye vuga haleluya Imana yaragutabaye ikomera amashyi turarinzwe turarinzwe Imana irahari turarinzwe 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 Imana irahari izatumara intimba izatumara intimba niyo mana Imana irahari turarinzwe nimuhumure Imana irahari turarinzwe turarinzwe Imana irahari turarinzwe nimuhumure Imana irahari haleluya amen Yesu ashimwe haleluya amen mbivuze nk'umukuru wa Kristo wungirije Pastor Mbabarire ntabwo nagusabye akanya ariko iyi ndirimbo dukeneye kumva turyamye mu ngo iwacu nimukora umushinga wo gukora album turabashyigikira haleluya haleluya amina turarinzwe gukora album turahari turabashyigikira kandi kuva kuri 0 kugeza kuri yose yego haleluya turarinzwe nimuhumure Imana irahari ubihenze cyako turarinzwe turarinzwe Imana ihumure Imana irahari ubigerageze Imana irahari Imana irahari haleluya Imana irahari turarinzwe nimuhumure Imana irahari turarinzwe nimuhumure Imana irahari turarinzwe nimuhumure Imana irahari haleluya haleluya tugushimiye kubana natwe tugushimiye ubuzima uduhaye impano y'ubuzima ikomeye
tugushimiye Imana ko imigambi yawe atari nk'iy'abantu kandi imbaraga zawe nazo zitari nk'iz'abantu. Iyo uza kugira imbaraga nk'iz'abantu bisanzwe uyu munsi ahacu haba hatakibukwa, ariko tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro cyawe gihora kiganje muri iyi si turimo, kandi turakwingize kugira ngo n'ubundi uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe uhejeshe amaso yacu kugira ngo turebe kandi tumenye, twumve, dusobanukirwe imirimo n'ibitangaza ukora mu mategeko yawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kugira amahoro y'Imana. Imana kubw'uyu munsi, shimye Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire ku magambo yayo, kandi ntabwo amagambo y'Imana ari amagambo burya aba yoroshye, kuko agira umumaro kuri twebwe no kuba zadukomokaho. Ndagira ngo rero munyemerere dusome amagambo n'ubundi badusomeye, ntabwo ari uko tutayumvise, ariko ndagira ngo tuba ariyo bongera kugarukaho. Basomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 13, umurongo waho wa 31. Reka twongere dusome aya magambo. Umurongo wa 31 baduha umutwe w'amagambo uvuga uti Yesu aririra i Yerusalemu. Uwo munsi haza abafarisayo, bamwe baramubwira bati, va hano ugende, kuko Herode ashaka kukwica. Arababwira ati, nimugende mubwire iyo ngunzu muti, dore arirukana abadayimoni, arakiza abantu none n'ejo, maze ku munsi wa gatatu azaba arangije rwose. Ariko nkwiriye kugenda none n'ejo bundi, kuko bidashoboka ko umuhanuzi yicwa atari Yerusalemu. Ayi Yerusalemu, Yerusalemu we, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka, kandi ndababwira yuko mutazambona kugeza ubwo muzavuga muti, ahiguje mu izina ry'Uwiteka. Mwakire neza amagambo y'Imana. Bene data, uyu munsi ni umwe mu minsi dufite tumaze turi mu masengesho yo gusenga, yo kwiyiriza ubusa. Tumaze iminsi dusenga Imana, kandi hari impamvu ituma dusenga. Uyu munsi ufite intego ivuga ngo gukorera Imana mu bihe bigoye. Gukorera Imana mu bihe bigoye. Iyo turebye imwe mu mpamvu ituma dusenga, nuko turi mu bihe bigoye. Kandi dukorera Imana, ntabwo twasezeranye gukorera Imana mu bihe byoroshye gusa, no mu bihe bigoye tugomba gukorera Imana. Ndagira ngo rero muze kunyemerera tuganire kuri iri jambo rivuga ngo gukorera Imana mu bihe bigoye. Iyo turebye ubu butumwa tumaze gusoma, tubonamo ikintu gikomeye cyane. Najyaga soma aya magambo mu minsi ya mbere, nkayasoma akambera meza, ariko muri iyi minsi ndi kuyasoma nkumva ndushaho kumva Imana igira ibintu byinshi bikomeye cyane yongera kumpishurira bidasanzwe. Muri aya magambo tubonamo ikintu gikomeye cyane, aricyo shaka kumva uyu munsi, shaka kugufashisha n'abandi, nawe ukazabifashisha abandi. Tubona Yesu ari kubwiriza ubutumwa i Yerusalemu. Yesu yabwirizaga ubutumwa i Yerusalemu. Yari ari mu murimo, yakoraga umurimo ukomeye cyane. Yabwirizaga ubutumwa, ariko atari byo byonyine, ngo yakizaga n'abarwayi, akirukana abadayimoni. Niyo mirimo yari ari gukora. Yakoraga imirimo itatu: kubwiriza ubutumwa, kwirukana abadayimoni, no gukiza izindi ndwara zisanzwe. Haleluya.
tubona muri iki gice tubonamo ibintu bitatu bikomeye cyane. Igihe Yesu yakoraga ibyo byose, arimo yirukana abadayimoni, arimo akiza indwara, yaje kubona intumwa zaje zimusanga. Izo ntumwa uzi ukuntu zaje zimubwira, zaje zimubwira amagambo akomeye cyane. Zaramubwiye ngo va hano ugende, kuko Herode ashaka kukwica. Message nk'iyo, ubutumwa nk'ubwo, hari message, hari ubutumwa buza ariko bukaza bukakaye cyane, bukaza bukakaye cyane. Va hano ugende kuko Herode arashaka kukwica. Inkuru ziba nyinshi, ariko hari inkuru ziza zikaza zikomeye cyane, zikaza zikakaye cyane. Ndagira ngo nkubaze nawe uri hano, wabyifatamo ute inkuru ije igusanga ikakubwira ngo ugiye gupfa? Ibyo waba uri gukora byose wakumva, wakwifata ute, watekereza ute, wakora ute wumvise inkuru ije ikubwira ngo ugiye gupfa? Ugiye gupfa kandi bakakubwira n'ukwica, kandi ukumva ukwica nawe uramuzi, usanzwe uzi ko ari n'umwanzi wawe. Wakwifata ute wumvise message nk'iyo uri gukora? Va hano ugende kuko Herode arashaka kukwica. Ntabwo byari byoroshye. Bene data bakundwa, hari igihe tuba turi mu murimo w'Imana, ariko mu murimo w'Imana tukakira intumwa za Satani. Tukakira intumwa za Satani ziza zidutera ubwoba, ziza zitubwira ko biracitse, birarangiye, iherezo ryacu rirageze, kandi bijya bitugiraho ingaruka mu buzima bwa buri munsi. Nguko ko byagendekeye Yesu. Hanyuma rero Yesu, nkunda igisubizo gikomeye cyane Yesu yashubije intumwa za Herode. Yarababwiye ngo mugende mubwire iyo ngunzu ngo, haleluya, tujye tubaho dufite igisubizo cyo gusubiza Satani. Mugende mubwire iyo ngunzu ngo, hari Bibiliya zimwe zandika zivuga ngo mugende mubwire icyo kigoryi arirukana abadayimoni uyu munsi n'ejo, kandi ku munsi wa gatatu nzaba ndangije umurimo wanjye. Haleluya. Mu yandi magambo, ku munsi wa gatatu nzaba ageze ku ntego yanjye. Mugende mumubwire. Hanyuma rero Herode, ntabwo nzi reaction yagize, ntabwo nzi imitekerereze yagize izi ntumwa zimugarutseho, ariko ikigaragara ni uko Yesu yamushubije. Hari ibintu natekerejeho byatumye Yesu akomeza gukora. Ndimo ntekereza, nanjye nibazaga ni ari jyewe bazaniye ubu butumwa buvuga ngo ugiye gupfa, wakora iki? Ubundi inshuro nyinshi twebwe mu muco wacu, twebwe abana b'abantu, iyo ubonye hari amarenga akwereka ko uburi mwanya muto ugapfa cyangwa se nta gihe ushigaje, ugerageza gukora ibishoboka byose ukagira ibyo wari ufite. Iby'imirimo birahagarara, imitekerereze irahagarara, ibintu byose birahagarara, ugatangira noneho kuvuga mu bwenge urangirika, imikorere irangirika, ugatangira noneho gushakisha uko wari kwirira mutwe ufite. Ariko Yesu wese ko yabigenje, ngo yakomeje umurimo we, akora imirimo, akora umurimo w'Imana, akomeza kwirukana abadayimoni, akomeza gukiza abarwayi, akomeza kuvuga ubutumwa kugeza iminsi yari yihaye irangiye. Ntabwo uyu uri umurimo woroshye n'itorero ry'Imana. Kandi nge ndimo ntekereza, nabonye ko aya majwi n'uyu munsi tujya tuyagira. Hari ibintu nge ntekereza byashoboje Yesu gukomeza umurimo w'Imana no gukomeza gukora. Icya mbere, ntabwo ari ubwa mbere, si n'ubwa kabiri Herode yaramutumyeho, kubera ko n'igihe Yesu yavukaga, mubyibuke, n'igihe Yesu yavukaga, Herode yakoze icyitwa jenoside yo kwica abana b'abahungu ashakamo umwana umwe gusa wita nde?
bita nde? Yesu. Byari bishoboka rero, byari byoroshye kuri Yesu gutekereza akavuga ati si ubwa mbere ntumyeho, si ubwa mbere utumye intumwa, n'igihe navukaga warazitumye kandi ntacyo nabaye narakomeje mbaho. Haleluya. Dukwiye kuba dufite ibintu twibutsa Satani. Ntabwo ari ubwa mbere intumwa za Satani ziza kuri wowe, nta nubwo ari ubwa kabiri, hari n'ikindi gihe zagutumyeho zikubwira ngo biracitse kandi icyo gihe warakomeje ubaho. Yesu rero agombaga kwibuka ko atari ubwa mbere Herode amutumaho. Ujye wibuka ko atari ubwa mbere Satani agutumyeho kandi warakomeje ubaho. Haleluya. Kandi burya ntabwo tubaho ku mpuhwe za Satani n'ubundi, nta nubwo tubaho ku mpuhwe z'abakozi be, tubaho kubera ko Imana yashatse kudukomeza tukabaho. Icya kabiri gikomeye cyane ahangaha nacyo tunakuramo nk'isomo rikomeye cyane, Yesu uyu murimo yari afite nka plan, yari yarawushyize mu iteganyabikorwa, yari yarawushyize muri gahunda. Hano niba mureba iki gice murabonamo amagambo akomeye cyane. Yashubije intumwa za Herode arazivuga ngo mugende mubwire iyo ngunzu ngo mfite gahunda. Haleluya. Ntabwo naje ngo mfe kwitura hano, ntabwo naje ngo mfe kwitura i Yerusalemu, ntabwo naje ngo nitura aha gusa, mfite gahunda. Ndakora uyu munsi, ndakora n'ejo, ndakora n'ejo bundi, niko gahunda yanjye ipanze kandi ngomba kubirangiza. Haleluya. Ukwiye kuba ufite plan, ufite gahunda. Abakristo badafite gahunda ntabwo bashobora gukora mu bihe bigoye. Ugomba kuba ufite gahunda, ukavuga ngo ndakora uyu munsi, ntabwo naje ngo niture mu itorero Anglikani ry'u Rwanda, ntabwo naje ngo nirohemo, oya no, ndimo ariko mfite gahunda. Haleluya. Ndasenga uyu munsi, ndasenga n'ejo, ndasenga n'ejo bundi kandi nzarinda apfa. Hari umukristo wavuze ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe ibihe byose kugeza gihe ki, kugeza kugupfa. Ni nko kuvuga ngo mfite gahunda yo kuba umukristo uyu munsi, ejo bundi. Umva aravuga ngo ndetse n'intumigwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo kubera ko mfite gahunda. I have a plan. Bene data bakundwa, dukwiye kuba dufite gahunda. Intumwa za Herode zaje zibwira Yesu, zari zizi ko yitava mu murimo ako kanya, zari zizi ko yitabireka akagenda akiruka, zari zizi ko yiruka akareka ibyo yakoraga, ariko zisanga Yesu afite gahunda ipanze kandi iteguye neza kandi agomba kurangiza. Intumwa za Satani nizizi wawe, niziza mu matwi yawe, zijya zisanga ufite gahunda. Haleluya. Ako ni akantu k'ingenzi ukanote. Intumwa za Satani nizizi wawe, niziza mu matwi yawe, zijya zisanga ufite gahunda. Mwene data, ufite gahunda. Buriya uri umukristo udafite gahunda, biroroshye kugira ngo Satani akuvana akujyana guhindagure muri gahunda zawe. Biroroshye kuba uri umwanglikani ariko byagera umunsi wo gusenga Satani akakuzanira andi majwi akakubwira ati ariko bimeze gutya na gutya, wakora n'ibi dore n'ibindi, va hano va hariya, ujya va muri iyo gahunda yawe ujya muri iyi. Kubera ko gahunda idahari, idateguye neza, ugahita utangira ukadeviya ukajya mu bindi. Ukwiye kugira gahunda nk'umukozi w'Imana. Haleluya. Kandi gahunda ukayigira ukemera no kuyipfira. Nko muri ibyo arimye ngo nzahora ndi umukristo ibihe byose, niba ngombwa nzanapfa. Ufite iki? Ufite gahunda. Ujye ugira gahunda yo kubana n'Imana, ujye ugira gahunda yo gukora umurimo w'Imana, ujye ugira gahunda yo gusenga Imana, ujye ugira gahunda yo kuba mu Mana, ujye ugira gahunda yo kugendana n'abana b'Imana, kandi nibiba ngombwa uzanapfa. Ntabwo arega hari n'ikindi dukwiye kwibuka. Ntabwo Imana yahaye Yesu misiyo, ntabwo Imana yahaye Yesu misiyo yo kuza mu isi yo gukora uriya murimo. Imana ntabwo yari iyobewe ko Herode ahari, ntabwo Imana yaguhamagaye yobewe ko Satani ahari. Imana irabizi
ko satani ahari. Yemwe nta nubwo ari umurimo wawe guhora ubwira Imana ngo satani arahari, Imana satani. Oya, Imana irabizi ko satani ahari, ahubwo wowe ufite gahunda, ufite plan. Intumwa za satani yo zije, kuko buri hari ibintu birimo bigenda bikura abantu mu bukristo mu gihe cya none. Nuko abakristo b'iki gihe abeshi ntabwo ibigeragezo biraza, ibishuko biraza n'ibindi, bigasanga ntabwo bafite gahunda. Ariko ufite gahunda. Hari n'ikindi kintu abantu bajya bibeshyaho, batajya hari message abantu rimwe na rimwe tutajya dukunda gutekereza neza cyane. Igihe Yesu yageragezwaga na satani, yari amaze iminsi 40 ingahe asenga hajya. 40 ingahe? 40. Buriya ikintu cyatsindiye Yesu asenga ntabwo ari uko satani yaenze mbere yuko ibigeragezo biza. Ujye uba mu mwuka, ibigeragezo bizasanga uri mu mwuka. Haleluya. Ibigeragezo bizasanga uri mu mwuka. Hari abantu basenga ari uko ibigeragezo byaje. Hari abantu bagira imbaraga zo gusenga cyane ari uko ibigeragezo byabameze kubugariza. Oh no, ibigeragezo bizasanga uri mu mwuka. Haleluya. Yesu satani aza kumugerageza, yaraje amugerageza ariko asanga ari mu mwuka. Iminsi 40 ayimaze asenga. Ntabwo Yesu yatangiye gusenga ari uko ibigeragezo byaje. Oya, ahubwo ibigeragezo byamusanze ari mu mwuka. Byamusanze ari gusenga, byamusanze asenga, byamusanze ari mu mbaraga, byamusanze akomeye. Kandi Yesu yasengaga afite plan, yasengaga afite gahunda. Kuko buriya nimureba neza muri kiriya gice, amaze gusenga, arangije ya masengesho, nibwo yahise atangira gutoranya intumwa 12. Haleluya. Yesu ashimwe. Nibi rero yakoraga aha hantu, nibi bigeragezo satani yamuzaniraga, ibi byose byo kubwiriza ubutumwa i Yerusalemu, byari bimwe mu bintu Yesu yari yaragize gute, yari yarasengeye kandi yari yarashize muri gahunda. Ntabwo cyari ikintu cyoroshye, ariko afite gahunda. Icyo nababwiraga ni kimwe, nuko Yesu yasengaga, yari ari i Yerusalemu ariko afite gahunda. Ikindi nacyo cy'ingenzi gikomeye cyane cyari Yesu yari afite gukunda Yerusalemu. Yakundaga umurimo w'i Yerusalemu. Niyo mpamvu yageze aranabaririra ati, yewe Yerusalemu, Yerusalemu, ni kangahe nagutumye abahanuzi, nagize gute. Ariya amarira ya Yesu yashokeye Yerusalemu nayo yagombaga kuzagirira umumaro Yerusalemu na n'uyu munsi. Ntabwo yagombaga kuhava adakoze icyo yagombaga gukora. Aririra Yerusalemu, arabaririra ati, ni kangahe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma ntabwo byarangiriye aho. Yesu, Bibiliya tubwira ngo Yesu yakomeje umurimo we, akomeza gukora. Navuze ko turi kureba ku ijambo rivuga ngo gukorera Imana mu bihe bimeze gute, mu bihe bigize gute. Gukorera Imana mu bihe bigoye. Gukorera Imana mu bihe bigoye ni ugukorera Imana n'igihe hari amajwi aguca intege. Ni ugukorera Imana n'igihe hari amajwi akubwira ngo hagarika, va ahangaha, va mu murimo. Ni ugukorera Imana n'igihe hari intumwa kuri uruhande zikubwira ngo oya, bireke. Gukorera Imana mu gihe kigoye, gukorera Imana mu bihe bigoye ni ugukorera Imana no mu gihe ibyo wategereza nk'imigisha byaba bitaraboneka, ariko ugakomeza ugakora. Bwana Yesu asifiwe. Ubwo kandi natangiye guhuza iki gice n'igice cy'itangiriro badusomeye mu itangiriro, igice cyaho cya 17. Aburahamu yakoreraga Imana mu bihe bigoye. Aburahamu arakorera Imana mu gihe kigoye. Ariko reka nkubwire, ubwo nabyo nabyibutse, ujye ugira n'umuhigo, ujye ugira plan, ujye ugira mu mihigo yawe no kuvugana n'Imana kuzarinda ugeze mu gihe cy'ubusaze bwawe, nawe uba umuhigo wawe. Haleluya. Kubera ko
nutaba umuhigo wawe uzagera hagati uvuge ngo ndabirambiwe. Ariko Aburahamu yavuganye n'Imana ari ku myaka 99. Imana iramubwira, yongera kumubwira ko imuhinduriye izina. Haleluya. Ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane. Imyaka 70, Aburahamu ahamagara mu myaka 75. Imyaka 70, 80, 90 irageze, uracyara Aburahamu. Hanyuma igihe kigeze ku myaka 99, kubera ko Imana ikivugana nawe igomba kuguhindurira izina. Haleluya. Erega reka nkubwire, nibitarahinduka none bizahinduka ejo, kuko Imana iracyahari kandi iracyakora. Kuko ifite plan kandi ntabwo ikorera kuri pressure, ntabwo ikorera ku gitugu, ikora kuri gahunda. Haleluya. Aburahamu rero nibwo yabwiye Imana atari ko mwami Imana tizi rwose urambwira ngo urankunda, urambwira ngo kuri jyawe niwe wazavura urubyaro rukomeye cyane. Mwasome murabibona ngo niwe wazavura urubyaro rukomeye, ngo niyo amahanga yose azagira. Ariko wanyimye n'umwana, none ngo urambwira ngo bizagenda bite? Aburahamu abwira Imana ngo icyampa Ishimaheli wanje nibyariye nkabona arakuzima akarindwa, akabona uburinzi akiberaho. Dore ngewe ibyanya bigiye kuzungurwa n'abandi, ariko icyama nibura ka Ishimaheli nibyariye hariya nisambaniye kagakura. Naho ibindi byo kumbwira ngo umugore wanjye azabyara byo ndabona bitarimo. Imana iramubwira ati umva. Haleluya. Iramubwira ijambo rikomeye cyane, iramubwira ngo ndi Imana ishobora byose, isezerano ryanjye rizasohora muri Sara. Haleluya. Komera Imana amashyi hakabyara. Ndi Imana ishobora byose, ndi Imana ishobora byose, ni njyewe wabivuze kandi bizasohora, kandi bizasohora muri uriya wita umukecuru ngenda ndabona ari inkumi. Bwana Yesu asifiwe. Bizasohora muri Sara. Aburahamu araceceka. Ni nkaho kuvuga ngo ntacyo ndengejeho. Gukorera Imana mu bihe bigoye, n'igihe amajwi akubwira ngo byararangiye, Imana y'ibigikora. Haleluya. N'igihe hari amajwi akubwira ngo byararangiye, hari intumwa. Kubera ko iyo tugeze mu bihe bikomeye, iyo tugeze mu bihe biruhije, iyo tugeze hahandi tuvuga ngo Mana ntabwo ugikora, Mana ntugishoboye, nibwo Satani atangira akaza akatwongora akatubwira ngo wahisemo nabi, waribeshye, wagize gute. Oya, ariko burya nutega amatwi neza uzumva Imana nayo ikivuga. Bwana Yesu asifiwe. Gukorera Imana no mu gihe y'amasezerano yawe atarasohora, ariko ukamenya ngo Imana yavuze iracyariho. Buriya kimwe mu bintu byashoboje Yesu gukomeza gukora umurimo w'Imana, na kiriya gihe akavuga ngo ndirukana abadayimoni tu, ndakomeza nkora umurimo tu, ndakomeza nkora ibyo nkora uyu munsi nejo bundi. Nukwera ko yarazi ko nubwo hari amajwi ari kumubwira ngo nahagarike umurimo, ariko yarazi ko hari irindi jwi ryamubwiye ngo kora umurimo. Ijwi ryande Imana. Ikintu kiruhije abarokore b'iyi minsi ni ukutamenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani. Satani nagutumaho ujye mwibutsa ko n'Imana yagutumye. Haleluya. Ujye mwibutsa mbere yuko izo ntumwa ziza, mbere yuko uzambwira ngo biracitse ngo ngiye gupfa, ndakwibuka ko Imana yambwiye ko, ndakwibutsa ko Imana nawe yambwiye ko nzabaho kandi nzakora umurimo, nzapfa ku gihe cyanjye. Yesu ashimwe. Ntabwo Imana iyobewe ko Herode ahari, ntabwo iyobewe ko abaguca intege bahari, ntabwo iyobewe ko abakugwanya bahari, ntabwo iyobewe ko ibibazo bihari, ntabwo iyobewe ko ibyo byose bihari bya bindi warondora, ariko Imana nayo irahari. Amina. Hari ibyo batubwiye ngo ntitugire ubwoba. Imana igize gute? Irahari. Nta bwoba. Ntidukwiye kugira ubwoba mu murimo w'Imana, ntidukwiye guhora duhungabana, ntidukwiye guhindura imyanzuro twafashe yo gukorera Imana. Nkwiye guhama mu mwanzuro kubera ko nzi ko Imana ishyigikiye. Imana itugire neza. None rero ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye cyane. Ibyabaye kuri Aburahamu birashoboka. Birashoboka ko hari ibyo waba utarabona nawe kandi wari witeze wagombaga kubona. Birashoboka ko hari ibintu byinshi wumvaga rwose wa expectinga ku Mana ariko utarabona. Ndagira ngo Imana ntabwo ikora kuri pressure, ntabwo ikora ku gahato, ahubwo wowe ikigusaba ni ugukomeza kuyizera no gukora. Haleluya. Nugukomeza. None se iyo Yesu Imana yamutereranye ntabwo ari gukiza abagwayi ngo bikunde,
ntabwo yari kwirukana abadayimoni ngo bikunde, ariko nubwo amajwi yakomeje akaza akamubwira ngo Herode arashaka kukwica, ariko niyo waba warumvise ijwi rya Herode urakomeza ugakiza abagwayi bigakunda, biremera. Na nyuma y'amajwi y'abadayimoni biremera, urakomeza ugakora bigakoreka. Dukwiye kugira gahunda. Haleluya. Iyo Satani aje akagusanga uri mu kavuyo, uri mu kajagari, biroroshye kugukura mu bwiza bw'Imana, biroroshye guhita wirukanka, biroroshye kuwita usara. Reka babwire, ibibazo dufite nk'abakristo ni byinshi. Twese uko turana buri wese agiye gufite ibibazo ku giti cye. Ubihaye agaciro wasara, wanakwiruka, wasara. Ariko iyo ubihereje Imana, kuvuga ngo nubwo bihari ariko Imana nayo irahari, uratuza, kuvuga ngo Umwana ndakomeje ngukorere. Na muri ibyo ari imyego, uwishinze ku byasezeranijwe, n'umukiza wacu abona amahoro, kandi aririmbishwa n'umunezero, kuko yizeye ibihoraho. Twiringiye ibyasezeranijwe na Yesu, ntabwo yashobora guhemukira be. Haleluya. Ntabwo Imana izadutererana, ntabwo Imana izatujya kure. Igihe cyose twiyemeje kuba mu murimo wayo, igihe twiyemeje kuyikorera, igihe twiyemeje kubana nayo no kuba mu byayo, tugakora ibikwiriye. Ntabwo nagamije gufata umwanya munini cyane, nakwibutsaga nibura ibintu nka bitatu navuze, ariko nongera gusubiramo ngira ngo ndangirizeho. Icyambere nuko Imana yaguhamagaye irashaka kuguma mu murimo. Haleluya. Nubwo ibihe byaba bigoye, nubwo byaba bivunanye, naho ubukene bw'abari, nubwo ibibazo byaba ari byinshi, nubwo amajwi yaba ari menshi muri wowe, kandi amajwi arahari. Buri wese hano afite amajwi menshi ashobora kuza amubwira ngo va hano, va muri ibyo bintu, va muri uwo murimo, bivemo, igendere, byihorere, kuko n'ubundi ugiye gupfa. Ariko mujye mureka tubwire Satani ngo ntabwo tuzapfa, ahubwo tuzarama. Haleluya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko dukwiye kuba dufite ubwiyemeze, dufite plan, dufite gahunda ihamye, twiyemeje, twarahiriye yuko tuzakora uyu munsi, nejo bundi, kugeza ku gupfa tuzakorera Imana. Haleluya. Amajwi naza akakubwira ngo byihorere, oya, ujye umenya kuvangura. Niyo ari no mu gitondo, niyo ari na nijoro, niyo ari n'umunsi ku munsi, Satani ahora avuga, ariko biga n'Imana ihora ivuga. Ujye umenya kuvangura, umenye ngo ibi bije kumbwira ngo mbivemo ni ibishaka kunkurura mu bwiza bw'Imana. Ujye umenya kubivangura, umenye kuba, hari ibyo bita mu Cyongereza kuba consistent, kugira gahunda ihoraho ihamye. Tegure gahunda yawe, uvuga ngo Mwami, uyu munsi ufite gahunda yo gukora iki n'iki mu by'umurimo w'Imana, kandi ntabwo ndi bubireke nubwo Satani ashaka ko mbivamo. Hanyuma rero ikindi ni ugukunda n'uwo murimo w'Imana. Mureke dukunda umurimo w'Imana, dukunda umurimo w'Imana, dukunda aho turi, dukunda Yerusalemu turimo Imana yaduhaye kubwirizamo, dukunda umurimo w'Imana, tuwubemo, kandi ntabwo tuzahomba. Niyo twapfa twazazuka, kuko na Yesu ahangaha yarakomeje akora umurimo w'Imana, ariko igihe kigeze arapfa, ariko nubwo yapfuye ntiyaheze mu rupfu, yarazutse, yatanye itsinzi. Ibyo ubwabyo biduhesha uburenganzira n'ububasha bwo kubwira Satani ngo Satani we, ntabwo mbivamo, ntabwo mbireka, ntabwo njya kure y'Imana, ndakomeza nkore, nunanyica nzazuka. Haleluya. Nunanyica nzazuka, numbamba nzava ku musaraba kandi nzazuka, nkuko Yesu byagenze. Imana itugire neza. Muhagarare mushikamye, dukore buri wese mu mwanya we atekereza amajwi ajya agira ya buri munsi. Amajwi ajyaza akakubwira ngo bivemo, bihagarike. Ese nawe ujye yumva ayo majwi? Ujye wumva amajwi? Ujye wumva Herode yagutumyeho?
ujye yumva satani yagutumyeho ngo biriya bivemo biriya byihorere. Ujye wumva satani agutumaho umunsi ku munsi ngo byihorere bivemo, bihagarika ugiye gupfa, cyangwa bihagarika nta buzima, bihagarika nta mahoro ahari. Reka nkubwire, ntiwemerere amajwi ya satani, ukomeze ukora umurimo w'Imana. Munyemerere dusenga Imana. Reka dusenga Imana. Mana yacu, turagushimye ko uyu munsi wongeye kutwibutsa ko nubwo byaba ari mu bihe bigoye dukwiye gukomeza tugakora, kandi ukatwibutsa ko dukwiye kuba turi mu mwuka mbere y'uko ibigeragezo biza. Iyo ibigeragezo biza bikadusanga turi mu mubiri tugashaka kujya mu mwuka ari uko byatugezeho, biratugora. Ariko iyo twuzuye umwuka bigasanga turi mu mwuka, tujya tugira imbaraga zo kubinesha no kubitsinda, kandi tujya tubona ibyo gusubiza satani. Dusengeye umuntu wese uri hano hantu kugira ngo duharanire kuba mu mwuka, kuba mu mbaraga z'umwuka wa wera. Bizaduhesha kubona imbaraga ndetse no kubona ibisubizo byo gusubiza intumwa za satani ziza zidushakisha buri munsi zitubwira ngo duhagarike umurimo wawe. Ariko birakwiye ko dukomeza gukora niyo haba ari mu bihe bigoye. Niyo twaba tugeze mu myaka 99 nk'iy'Aburahamu, tutarabona ibyo twumva twakagombye kuba twarabonye, dukwiye gukomeza tugakora umurimo wawe. Bwana Yesu sifiwe. Turagushimya kuko uyu munsi hari abantu benshi bakomeje umurimo wo kwizerwa twafatiraho icyitegererezo, kandi barakomeje barakora. Nubwo imyaka yabaye myinshi, ariko barakomeje barakora. Mu bihe bigoye barakora, bivunanye barakora, kandi uyu munsi baraturindiye kugira ngo duhabwe ibyasezeranijwe, duhabwe ingororano turi kumwe nabo. Iyo turi gukora umurimo wawe, hari abantu benshi bari muri iri teraniro bajya bumva amajwi menshi atandukanye, ariko uyu munsi ijwi ryawe ritubwira ngo nidukore umurimo kuko duhagarikiye kandi uri kumwe natwe. Niryo ryonyine dukwiye guha agaciro, kandi niryo twemereye kugira ngo ribe muri twebwe. Natwe tuzarangiza umurimo nk'uko bikwiriye, kandi n'amasezerano yawe azasohore, azadusange tukiri mu mbaraga, tukiri mu mwuka, tugikora ibyo twakagombye gukora, tugihagararanye nk'uko twakagombye guhagararana, twuzuye imbaraga z'umwuka wera, dukora imirimo yawe uko bikwiriye. Tugushimiye yuko utazadutererana kandi uzabana natwe mu bihe byose. Tugukomeye amashyi rero kuko Imana yatiye gusenga kwacu, kandi tugukomeye amashyi tukuvugiriza impundu Mwami, kuko nawe watereranye n'uyu munsi ntabwo uzadutererana mu ruhande rwacu. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen, amen. Amavuta Yesu mbone kwaka, amavuta ndakwingize, amavuta Yesu mbone kwaka, mbone kwaka burinde bucya. Turirimbe, 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 Hosana tugusingize, wowe Mwami, wowe Mwami utwara abami, Yesu tugusingize. Oh, turirimbe, turirimbire Imana, turirimbe Hosana, Hosana tugusingize, wowe Mwami, wowe Mwami utwara abami, Yesu tugusingize. Amahoro mukiza, amahoro mukiza nubuke, amahoro, amahoro ndakwingize, amahoro, amahoro mukiza nubuke, amahoro, amahoro burinde bucya. Oh, turirimbe, turirimbe,
igikombe giseseka umunezero Yesu umunezero Yesu we ndagushima burinde bucya turagusingiza mwami Yesu turirimbe mwami makumeneka iteka mukiza nkomeza makumeneka iteka mukiza ujya umena usa nawe wumva gusenga wumva ibyifuzo byacu wumva uko duhamagara wumva uko dusaba haleluya 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 ese hari umuntu wubika intambara Imana yamurwaniye Yesu ashimwe tugiye gukomeza tuvuga ngo imigambi yawe Mana si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo haleluya hari aho wageze ubona abantu barananiwe njye nigeze mbiringira rimwe ndabibura habwikuza Mana ya Abrahamu kubw'imirimo myiza wakoze wanyeretse kera y'ukunda none
kunkunda n'uyu munsi urabinyeretse imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izaho ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izaho ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka iyo utamba hafi murengezi naramanutse ngikuzimu wamenye kuzakundwanirira eshanu kwawe murengezi imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izaho ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izaho ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka uzambaraga zose zangwanyaga wasiribati ngororota ndetse n'ibisigisigi byazo ubu ntawe utwara ibigifite zambaraga zose zandwanyaga wasiribati ngororota ndetse n'ibisigisigi byazo ntawe utwara ibigifite imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izaho ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izaho ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka uzemeza bemera ko Yesu ari ingabo yacu idukingira haba ku manywa haba nijoro tuvuge tutishimwa mukiza muze mwese abemera ko Yesu ari ingabo yacu idukingira haba ku manywa haba nijoro tuvuge tutishimwa mukiza imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izaho ibidashobokera abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe imbaraga zawe si nk'izaho ibidashobokera abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izaho ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka iyo utamba hafi murengezi kubitiraho ukase aho naramanutse ngikuzimu